muri bwa buhinzi bwacu dukora cyane cyane nk'ibyo bigori tugomba kubyongera agaciro. Muri iyo gahunda rero twafashe icyemezo cy'uko tugiye gukora umushinga wo gutunganya ifu ikomoka ku bigori uruganda ruciriritse nyine ruzabidufashamo, tukaba twaramaze kugeza muri banki. BDF ikaba nayo igiye kuzarutiraho inkunga ya 50%. Rero bigeze kure ku buryo rwose mu minsi mike ahandi ndakeka bitarenze wenda icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri amafaranga batugezeho twatangiye umushinga wacu. Uno mushinga tugiye gukora wo gutunganya ifu ikomoka ku bigori ni ukuvuga ngo uruhare rwacu ruzaba rungana na 50%, ari byo kuvuga ko nibuze ari hejuru ya miliyoni 11. Noneho mu nkunga ya BDF ifatanyije na PASP hari inkunga ya 50% izaba ifite miliyoni 10, hakabaho na miliyoni 10 nanone zisagaho zo guteganyiriza ibizane n'imihindagurikire y'ikirere. Ibyo byose tukaba twiteguye kubona rwose mu minsi ya vuba ngaha. Byose hamwe zakika muri miliyoni 30 zisaga.